one. Allow nta muririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro. a female to come here singing one wearing trousers. It is not possible. No. Mujye mwubaha aha hantu. Have some respect for this Muri place. Zayoni ntushobora. In Zion Temple, you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Mwanyumva neza. You hear? Tihagire bashumba mura. Aho ngaho muri kibibazo muri kibusinzi muri kubusamanye muri kubushukanyi ubundi muze mu Mana data. Ibintu ni ibibazo hirya no hino byaradogereye abantu ntabwo bashaka kumva abantu babaye abapingaye abantu barababwira ibyabo ati dore muri kuvuga Uwiteka Kristo umunsi wa karindwi afite indirimbo nziza yitwa ngo uwemeye ngo nta gahato nta na gatoya. Niba uzi yuko uri mu kaga gakomeye cyane aho ngaho Uwiteka Imana aragufite, ahubwo niwumva yuko ukomeza kwicira inzira ibibazo byikuremo ndakora hiyo urapfukeye. Sanga Uwiteka Imana data iri mutima cano ngene twajamara maze kwitaba Imana garuka none aha ngaha Yesu aragushaka wemeye. Kwakira agakiza abandi nabo bazizana bitewe naho bazaba bari kubabarira. Namurokorera mu manuka iyi modoka n'ibindura 4-6 urumva akarogo karumwe hasaza gukomaga avuga ati yo munkingurire nanjye ubu ngubu naje guhamya Imana kuko Imana nayiboneye mu manuka, Imana nayiboneye Nyabugogo aho nari ngiye kurimbukira, Imana nayibonye ngiye gunuka muri etaje, Imana nayibonye ubwo inda yari igiye kunsogota, Imana nayibonye ubwo byari binshanze, ubwo ibyanjye byari byashize ngatabarwa nabo ntazi ngarokoka, ubwo byari byanze neza ubwo abana bari barananiye, ubwo nari narabuze ibyondya imawe. Ahubwo mureke agenda abanza gongorana, agenda abanza goke, agenda abanza bimucange ubundi azagaruka ariko kwinye nurangiza ariko nawe uzakora uko mwakire uruti kibazo mu nzu y'Imana turakwakira. Ahubwo Yesu ashimwe kuko yadupfiriye kandi izo mpunzi zikaba zihari. Uwiteka Imana abane namwe kandi akomeze abumvire ibyifuzo bye. Nitwaje amarimo amaze kwitaba Imana ini mutima cano kurasa subscribe n'intarayikora batinze cyane. Uwiteka Imana rero niwe munyembaraga dufite ku isi ndetse no mu ijuru, kuko rero wahanitse ijuru akarihanika ahantu kure cyane, akarema imiyaga, akarema inzu ibyuza, akarema ibiyaga, akarema amazi, akarema isi n'ibindi bintu byinshi, natwe akaturema akarema inyamaswa. Mbese Uwiteka Imana wamugereranya n'iki, wamunganya n'iki ko ahambaye? Biragoye cyane kugira ngo bone ikintu cyangwa umuntu wamusimbuza. Hari abagira gutya bakaramya bigirwamana, abandi bakishura mu bintu bibi bakavuga bati ibi ngibi nibyo byatubera ibya buri munsi tugenda tubihimbaza kuko ibyo byose ni ukwibesha. Ndabarahiye abagendera muri izo nzira bazabona umuvumo kandi bizabagwa nabi, kandi amaherezo yabo aba ari bugufi cyane. Uwiteka Imana rero akomeze ahimbazwe, ahabwe icyubahiro aho uri hose, aho uherereye. Pereza Imana saluti, iterere saluti kuko burya mufite uwo mwuka se wawukura he kubitakunda. Hari bamwe bari muri za bomboni, abandi bari kwa muganga hirya no hino agiye atandukanye. Abo ngabo bose tuberetse Nyagasani. Reka dutangire dusenge Uwiteka Imana ubundi adufashe kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ngenda bakunda nitwa ijambo bamaze kwitaba Imana. Gahunda ni yayo no gusenga kuri mutima cano kurasa subscribe n'utarayikora arakererewe. Ndagushimye Mana, uri Imana ikomeye cyane, waraturinze kubwa buri kimwe cyose turagushimiye, kubw'umwuka turagushimiye, kubwo kuramuka turagushimiye n'ibindi byose. Heza umugisha
wakoze subscribe kuri Mutima Channel n'uri kudukurikira aka kanya ndetse n'ubihakihagera nawe umufashe umukize. Ijambo ryawe rero gere kunyura mu gutungura mu kundi ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Ndagushimiye Nyagasani kubyumvise kandi bikore kwiyubahisha izanjye Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Uwiteka Imana azi kuza kutuyobora muri iki kiganiro kugira ngo byose bigende neza. Gusa wowe amaze kuri subscribe umaze kwiteganyiriza umaze kwiremera umuhanda uza kugeza mu ijuru kandi uzagira utavunitse. Dore naho bigoye kandi bikaba bitoroshe na gato, ariko iyo ubyihanganiye bigera bikaba amata n'ubuki kandi kumva nta kibazo. Burya gukora Uwiteka Imana icyo kintu kizima twakabe twimiza imbere twese ku bikintu ko bwije. Bakozi b'Imana rero muherereye hirya no hino, n'ukuri mureke guta inyuma yahuye mwirukanga mubwiriza abatari kumva, kuko hari ijambo ry'Uwiteka Imana riboneka mu Migani mu gice cya 9. Harimo umugabo witwa Bwenge yaranabatutse abantu barababwira ati we ndaje mbabwire uko byagenze, ariko mureke tubwire abumva batumva mu bihorere bazaza. Umutima icyaha n'ikibarya bakamanuka bakagwa hasi muri bomburi hasi kuri cyane, akagenda agasinda bakamukubita icupa mu mutwe, akagenda akajya mu busambanyi bakamukata, akagenda akajya mu biyobyabwenge bikamuhindura zezenge. Aho ngaho ni bwazumva none narangiza agaruka. Ndavuga umunyabyaha wabaye kazizi, wowe ubona abakozi b'Imana ukabakinira ku mubyimbo, ukabakinira hejuru ati dore muri byo nazi, ukatangira kubacira imanza. Uwiteka Imana araje akurimburane n'ibyawe, cyangwa se nugira amahirwe ntabwo azakurimbura, ahubwo azakugarura nabi, azakugaruza inkoni, azakugarura wavunitse, azakugarura wacitsemo kabiri, azakugarura ufite inzara, azakugarura umutwe uri kukurya, azakugarura warwaye sida, azakugarura utagicira ngo amacandwe agwe hasi, azakugarura wabuze ibyawe, azakugarura wateje utwawe, azakugarura ibyo wihaye byose byagushizeho, ndetse nawe wacikiye bakwanze. Ureba umwana akakwirukangana, ureba n'umusaza akavuga ati sinkuzi, byose bizaba byaragushizeho. Uwiteka Imana akomeza kumvire buri kimwe kandi agukize, agukure mu bantu b'abanebwe, agukure mu banyabyaha, agukure mu nkozi z'ibibi, akuzane kugura imbere y'Imana. Tureke kugorana, mureke kugora abakozi b'Imana, bakwigisha ijambo ry'Imana unyurwe, nuko utandukanye wa mubare munini w'abagambanye n'abagome, abantu badashaka ko ijwi ry'Imana rimenyekana. Njye nitwa Jamari wamaze kwitaba Imana Mutima Channel. Subscribe nanga niturayikora waratinze, kandi aka niko kanya ko kuyikora, nuko ukayikora bikuye ku mutima, avuga uti nanjye uyu niwe musanzu wanjye, nta mafaranga tukwatse, nta kiguzi tukwatse. Kora subscribe nanga icyo kiguzi. Ijambo ry'Imana ritangirwa ubuntu, twebwe dukora uko dushoboye, tukabyuka rwaname, tukararwaname dutegura ijambo ry'Imana, turi gutegura ngo wowe mukristo umuvandimwe cyangwa nawe umupagana aho uri hose uze usome, wumve, utege ugutwi, uryumvire ubuntu. None wakora subscribe nanga bitaragucika, inzira itarakubana ishyamba. Uwiteka Imana akomeza kumvira ibyifuzo. Nyine twa Jamari bamaze kwitaba Imana. Abakozi b'Imana, bantu musenga, abakristo aho muri hose hirya no hino ku isi ndetse mu bihugu bigiye bitandukanye, Uwiteka Imana ajye bamenyera ndetse abashimire, abahembere imirimo myiza mugenda mukora, mubwiriza abatabishaka, abandi bakabatera amabuye n'abandi bakanga kubumva. Reka nzira mbahumurize babwira ni umubwiriza ahangaha mu gice cya 9 uhereye ku murongo wa 6, aho umugabo witwa Bwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo 7, ariko noneho ngo abaga amatungo ye, akangaza vino ye, ngo nuko aringaniza n'ameza yiwe, maze atumira abajabe, arangurura ijwi rirenga ati hose ho mu murwa, nuko ati umuswa wese nagaruke hano. Urumva none Bwenge amaze guhisha inzoga ye, arangije aragira gutarabwira abantu bose bagiye batandukanye, umuswa wese naze hano. Mwe baswa muze mwumva ijambo ry'Imana, muze mukanguke muve muze murimo. Bakristo bavandimwe, mukangura abantu hirya no hino, mubabwiriza ubutumwa, mubabwiriza ijambo ry'Imana. Abatari bwumve mu bihorere, mwebwe mwikomeza aho ngabo nabaswa. Ntabwo bazi uko ibintu bimeze, ntabwo bazi aho isi iri kwerekeza, ntabwo bazi ikituraje inshinga, ntabwo bazi kiri kwirukangana abantu hirya no hino. Abantu baraburara, abandi bari gupfa, intambara ni nyinshi hirya no hino, abandi baramidugara, abandi baradamaraye, ntabwo bazi uko ibintu bimeze, bari kurarwana, bari kurara mu tubari, abo hirya no hino muri byacitse. Uwiteka Imana araje abakubite mwe baswa mwe. Nawe no gutuka
ijambo ry'Imana riboneka muri Migani igice cya 9 umurongo wawo wa 2 kugera ku murongo turaza kugera ku murongo nibura wa 9 ngo nuko abwira utagira umutima ati ngwino urye ku mutsima wanjye kandi unywe kuri vino nakangaje. Urumva nuko ku murongo wa 6 arababwira ati mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe, mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe. Ngoya akavuze ati mureke ibyaha muze mugandukira Imana kuko iki gihe kiragoye, ibi ni misi mibi ntabwo byoroshe, mubivemo mureke kuvuna abantu. Umuntu ajya tegura ijambo ry'Imana koko rirebwe n'umuntu umwe. Mwumvira ibyo ari ibintu bikwiriye. Kristo asukura Burundu ngaha kugira ngo Uwiteka Imana akomeze abantu namwe, noneho abumvira ibyifuzo kandi ibintu byose byanyu bijye bigenda neza kuko mubyifuza, kuko udafite Imana ndakurahiye ntabwo byagukundira kuri isi. Mwese agakiza wagakura heza, umutekano mu mutima, amahoro mu mutima uzakura hehe udasenze Imana? None se uzabikura hehe niba uri umuntu w'umunyantege nkeya? Niyo mpamvu umutima cano hari, niyo mpamvu ababwiriza bahari, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rihari, niyo mpamvu ahantu hatandukanye insengero ziba zihari. Gandukira Imana we aho uri hose. Uwiteka Imana ni ukuri yohereje umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo ngo aze adupfire atubambirwe ku bwacu, nuko arapfa, arabambwa, arahambwa, arazuka, arongera asubira mu ijuru. ariko iyo ataza uyu munsi wa none ikize ntacyo nakabaye mfite, ikize ntacyo wakabaye ufite. Niyo mpamvu ahangaha mu Migani ni mu isezerano rya kera, ni ukuri aba bari abakozi b'Imana bameze neza cyane, babaga bari mu mavuta, bavugaga ati mwabaswa mwe nimuze murye umutsima na vino twateretse ku meza. Mufaho ngaho mureke ibibazo, mureke ubusinzi, mureke ubusamanyi, mureke ubushukanyi, ubundi muze mu Mana Data. Ibintu ni ibibazo hirya no hino byaradogereye, abantu ntabwo bashaka kumva, abantu babaye abapingaye, abantu barababwira ibyabo ati dore muri kuvuga Uwiteka Imana araje abazirikire ahantu mutazigira mwikura, kuko burya nawe ararakara akavuga ati ndabaretse maze ndebe. Yakuretse rero nibwo ugenda ugakomereka, nibwo ugenda ugakora impanuka, nibwo ugenda bikagucanga, nibwo usenga uri gusenga amasengesho ya nta kigenda, ubundi ukavuga uti igihe nasengeye byagenze ukongera ugasubira hasi kure cyane mu rwobo, none aho utazava. Niba wari waragurishije utwawe none ukagenda ukaduteza burundu, ni wari waratisha imirima yawe ukagenda none ukavuga uti mumereze na dukiya mwari musigajemo byose mujyane nta heza n'ubundi nipfire. None nupfe, none ukagenda none ukagongo ukaba mubi burundu, ukajya ahabi ugasa no munsi ya boti. Uwiteka Imana abane namwe kandi akomeza bifurize ibyiza kandi abahereza umugisha utavangiye. Icyo nabifuriza nuko mwakumva ijambo ngo mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe, ngo kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga, mugendere mu nzira y'ubuhanga, mumenye iki isi iri kutwirukanga nimezite iteye ite, muracahe muranyura hehe, mureke inzira mbi, mureke ibigare, mureke ibitaba bifitiye inyungu, musenge Uwiteka Imana hakibona. Wa kandi baragira ngo ucyaha umukobanyi aba yikoze isoni. Mukristo umuvandimwe, muntu usenga, mupasiteri, cyaha abantu bazima. Abakristo bawuzi ko bagendera mu nzira nziza, abari uhata ijambo ry'Imana, naho nucyaha abakobaye nukuri uraba ugira ute wikoza isoni. Nuko uramubwira ijambo ry'Imana riraca mu gutwi n'ukwe mukundi, ntabwo irajya mu mutima we. Ahubwo mureke agenda abanza gongorana, agenda abanza goke, agenda abanza bimucange, ubundi azagaruka ariko kwinye nurangiza, ariko nawe uzakora uko mwakire ugira uti kibazo mu nzu y'Imana turakwakira. Ahubwo Yesu ashimwe kuko yadupfiriye kandi izo mpuhwe zikaba zihari. Ku murongo wa 8 haragira ati nuhane umukobanyi kugira ngo atakwanga, ariko nuhana umunyabwenge azagukunda. Nugenda ukabwiriza abanyabyaha ugakora uko ushoboye, ugashyiramo ibyawe byose ukirukanga amahanga hirya no hino, ukavuga uti mwabanyabyaha bazakwanga, bazaza banagutwikire, bazaza bagutwikire mu nzu, aho uzanyura bazahashira umuriro, muzaba abanzi, bizaba ibibazo, bazavuga ati dore kakandi kiyemera, dore kaka pasiteri kabi, dore kakandi amasengesho kakagoryi, dore kakaburabagara, dore kakandi karasaze, dore
ntuhane umukobanyi kugira ngo atakwaga, ariko nuhari umunyabwenge azakunda wowe. Uzabwirize abantu muri mu nzira imwe, abahuru kubona bamaze kwakira agakiza, abandi nabo bazizana bitewe naho bazaba bari kubabarira. Namurokorera mu mpanuka, iyi modoka n'ibindura 4-6, urumva akaroko kari umwe, hazaza ari gukomaga avuga ati yo munkingurire, nanjye ubu ngubu naje guhamya Imana, kuko Imana nayiboneye mu mpanuka, Imana nayiboneye Nyabugogo aho nari ngiye kurimbukira, Imana nayibonye ngiye guhanuka muri etaje, Imana nayibonye ubwo inda yari igiye kunsogota, Imana nayibonye ubwo byari binshanze, ubwo ibyanjye byari byashize, ngatabarwa nabo ntazi, ngarokoka ubwo byari byanze neza, ubwo abana bari barananiye, ubwo nari narabuze ibyonjya, none umunsi nabonye ibyonjya, ndaje ndagarutse. Umudivantiste w'umunsi wa 7 afite indirimbo nziza yitwa ngo uwemeyaze, uvuga ngo nta gahato nta na gatoya. Niba uzi yuko uri mu kaga gakomeye cyane, aho ngaho Uwiteka Imana aragufite, ahubwo niwumva yuko ukomeza kwicira inzira ibibazo byikuremo, ndakurahiye urapfukeye. Sangwa Uwiteka Imana data, iyi mutima cano ngene twajamara maze kwitaba Imana garuka. None ahanga Yesu aragushaka, wemeyaze. Icyo ijambo ry'Imana riboneka mu ndirimbo y'Abadivantiste umunsi wa 7. Ngene twajamara amaze kwitaba Imana. Umubwiriza rero yarakomeje witwaga Bwenge, nuko arakomeza ku murongo wa 9 ngo bwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge, igisha umukiranutsi kandi azunguka kumenya. Kuba Uwiteka ni inshingano n'ubwenge, kandi kumenya uwera n'ubuhanga. Tusubiremo ngo bwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge, igisha umukiranutsi kandi azunguka kumenya. Hogira ugenda ute umwanya mu batakumva, mu basambanye, mu basinzi, mu binica nikize, babandi birirwa ku gasozi basebanya, babandi babagambanyi, babagome n'abandi benshi bagiye batandukanye, abanyamijinya, ab'imyuka mibi, abantu bahanzwe na Satani. Ubwiriza abanyabwenge, ubwirize babandi buzuye mu rusengero, babandi ubona ko ari inkoramutima z'Imana, babandi ubona ko baza muri baturekare basenga by'ukuri. Abo ngabo bateho umwanya wawe, nushaka kubafatira n'amasengero kugira ngo badacika nabo bakagwa, kugira ngo Uwiteka Imana azabone cyo guhembera umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana kandi aragutoranije ikintu cyo kugira ngo yikorere. Rero bwira bumve abatashaka kukumva bihorere, kuko Imana ndetse Bwenge atubwiye ko ari abaswa, bave muri ibyo ngibyo baze basenga Imana. Nibagera aho bibagoye, nibwo bazibuka yuko inzu y'Imana ihari, nibwo bazibuka ko Kiliziya hari, nibwo bazibuka yuko ku musigiti hari, nibwo bazibuka yuko Uwiteka Imana agira neza. Nyine twajamari amaze kwitaba Imana, iri mutima cano twasosukure Burundu nanga nuturayikora, nukuri baratinze akaniko kanyubwira ngo yikore, ubundi urukoke uze mu muryango mugari cano nawe yitwa yawe, ubundi utanga umusanzu kuri nta kiguzi. Nyine twajamari ini gahunda yo gusenga Imana kandi tukabwiriza ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza. Nyine twajamari amaze kwitaba Imana, Yesu ashimwe kandi aduhaze ibyifuzo zacu kugira ngo bigende neza. Reka dusenge. Uwiteka Imana akomeze atwumvire ibyifuzo kandi adufashe mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Amina. Ndagushimiza twese umwijura kuze kuko ubyumvise kandi ubanye natwe. Ni byinshi wadukijije, wadukuye mu busambanyi, dukura mu bibi byinshi bigiye bitandukanye, abantu hirya no hino, abari mu buraya, abari mu bushukanye, abari mu nzoga, abari mu businzi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, abarenzwe, abo wakije impanuka n'abandi benshi. Garubana natwe no kuri Kristo. Ureze umugisha wakoze subscribe aka kanya, ureze umugisha umaze kubona ikiganiro aka kanya, uheje umugisha Nyagasani uvuze ngo Yesu ndaje, ndemeye ndaje, mvuye mu matiku, mvuye mu maganya, mvuye mu kabahinda, mvuye mu bibi, mvuye mu bibazo byari bintaje inshinga kandi byantamumaro. Byose ndabicitse mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuko byumvise kandi ubikoreye igihe. Yesu Kristo Umwami wacu. Amina.